ishuri abana barampamagara ubu aba bana bamaze gukura bazabona izi video bibatera ipfunwe ariko ni kisimeze nta kindi nakora ubu habuze umuntu w'umugabo cyangwa w'umukire ufite uburyo wananyishurira na dialyse z'amezi 2 ubu mwarayabuze kuki umuntu ufite icyo yamariye abandi agomba kuzafashwa ari uko yicaye ku muhanda afite iki bavuga ngo ni mumfungurire nyakubahwa Minisita Sabe umugore w'uyu mugabo agwe muri iki gihugu yarabafashije abaturage kuva ku rumogi nubwo nawe yifasha bubaretse bo ndaje nkubwira ukuntu bano bantu bo mu minsi ya nyuma narimo kubakunda Madamu Mignone Gitwaza ba Masasu mwibuka abantu inshuro baririmbye mukabatiza mugaturisha bakaza kuririmba muri za fundraising mu kubaka insengero nyakubahwa Minisita w'ubuzima turagusabye turatakambye abo bantu ko muri batatu ni muhurira kuri uyu muntu cyaka ni niyo mpamvu wabonye nkora ikiganiro ndarira hari umupasiteri nari buvuga izina wamamagaye umwe arambwira ngo ibyo wirirwa uvuga ngo urasaba amafaranga ngo umudamu akire ngitegure gupfakara ngo witegure gupfakara ari n'umubishop ahubwo nta nubwo ari umupasiteri ni bishop afite urusengero rurakora se rurakora uyu mugabo Theo bose babireba ni umugabo ubwo umudamu we yafatwaga n'uburwayi yari yagiye n'umudamu we yari yagiye iburasirazuba muri Kayonza ikabarondo nkuko twabivuze ze kudushakira mu biterane bikomeye cyane bifite abantu benshi gusa ntakiremo ama video amajwi ntatambuke y'indirimbo zakozwe batatukubita ntuze ariko kandi aze gushyiramo umbaga z'abantu aho Theo bose babireba yajyaga aririmba hanyuma ikindi ze kuri Apotre Mignone numvisha ka video ni nawe yahereyeho navuze ko Mignone munaziranye muri ubu burwayi uwo mubyeyi nawe yambereye umumama mwiza umwapotre mwiza ese tureke umugore wa Theo bose babireba apfe cyangwa tumukurikirane bamwe muzumva nimwumva inkuru ngo umugore wa Theo bose babireba arapfuye bizabashimisha avugamo Apotre Mignone aramuhamagara avuga Apotre Mignone avuga Apotre Masasu avuga Apotre Gitwaza hanyuma avuga umushumba wa ADPR cyangwa se represent umuvugizi Ndayizeye Isayi kugeza ubwo yavuze ngo abahanzi b'indirimbo za gospel ubwo harimo Bambonyi harimo Batase Titusi harimo abahanzi b'indirimbo za gospel ni benshi abo bose ba Dorcas na Vestina bamurinda habirende nka manager wabo n'abandi bose babahanzi b'indirimbo za gospel boss Scovi yavuze ngo abo bantu bose habuze umuntu bafatanyije habuze uwabasha kuba hafi ya Theo bose babireba y'umudamu we abana ntibarya abana ntibiga Theo bose babiri afite ikibazo cy'umudamu we kutavuzwa dialyse ibi byose ubundi ikibazo gihagaze gute ubwo duheruka gukorana ikiganiro nabivuze ko giye ubwanjye wamujyanaga kuri dialyse Kimihurura munsi aho bitaga mu kiministeri kera inyuma ya ministeri y'ububanyi n'amahanga na Rwanda Revenue Authority ubundi uyu munsi wa none mama w'abana bimeze biti tubashimire cyane tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu ku Ikaze TV Rwanda wowe ukurikirana Ikaze TV Rwanda umunsi ku wundi tuguha ikaze muri iki kiganiro cyacu by'umwihariko wowe ukurikirana Ikaze TV umunsi ku wundi ugakora subscribe like na comment amahoro n'amahirwe nakomeze kubana na buri muntu wese aho uherereye hose ku isi yose ineza y'Imana ntikabure kubana nawe rero cyo tugusaba no gukora subscribe like na comment urakanda subscribe munsi ya titre y'ikiganiro cyawe urafata telefone mu ntoki mu ntoki zawe hanyuma urebe mu kiganiro uri ku Ikaze TV ukande munsi ya titre y'inyuguti z'ikiganiro ahanditse subscribe hanyuma nurangiza ukande hirya kantu kanditse ngo kameze k'ikiganza kameze gutya ukore like ukandemo naho urabukoze like hanyuma nubishobora ukore na commentaire wandike na commentaire ubishoboye ibyo byose rero
tukubwire ngo urabaye umufatanyabikorwa wacu kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu bitakugoye. Ibyo wabyita kwiyandikisha cyangwa gutera sinyatire cyangwa gusinya sinyatire kugira ngo uzajye ubona notification z'ibiganiro dukora umunsi ku wundi bitakugoye, utiri ujya kureba ngo ku Ikaze TV bavuze iki, hakozweho iki, byagenze bite, ahubwo wowe uzajya ubona notification z'ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Mbashimire cyane mwese rero abakurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Mbabwire ngo muri ingenzi, muri abantu mudasanzwe, muri abantu bakamaro, muri abantu beza, kuba rwose mwifatanya natwe mugakora ibiganiro, mugakora subscribe, like na comment, share, ibyo byose mukabikora bituma tubasha kugira icyo tugeraho natwe, bituma tubasha kuvuga tuti turi kumwe n'abantu, ariko hari abantu badukurikirana, ariko hari abantu batwumva, ariko nubwo hari abatukana, ariko hari n'abandi batwumva. Turabashimira cyane rero mwese, nukuri ibyo biganiro mukurikirana umunsi ku wundi, ni ibiganiro bidufasha, ni ibiganiro byiza, ni ibiganiro bifite umumaro, kandi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi Uwiteka ntakabure kubaho umugisha, ntakabure kubakorera ibikwiriye. Ibyo twifuriza byose Uwiteka azajya gukubira inshuro 100 kubyo twifurije. Utwifuriza ibyiza, Uwiteka gukubira inshuro 100 kubyo utwifuriza. Uwiteka abarinde kandi abakomeze. Yego, ndi kumwe na Natani kuri kamera, je mureba ni Pastor Claude Niyonzima. Hanyuma rero tubabwire ngo turi mu kiganiro nyine ku Ikaze TV nkuko mwabyumvise. Natwe rero tuje muri iki kiganiro kugira ngo tugire ibyo tuvuzeho, tugire ibyo tuganiriyeho, tugire ibyo turebyeho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kubera yuko tuzi neza yuko kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza cyane. Ndagira ngo tuganire ku bijyanye na Theo bose babireba, umuhanzi Uwiringiyimana Theogene, uwo bita Theo bose babireba. Ni umugabo tuzi kuva kera wahimbye indirimbo iririmba ngo tuzashima Imana bose babireba icyubahiro cyayo ukiheba kureba, kuva kera muri kamere yayo yahoranye impuhwe n'urukundo, n'uyu munsi wa none niko bikimeze. Hanyuma rero Theo bose babireba, uyu mugabo ni umugabo wavukiye mu karere ka Kayonza mu cyahoze cyitwa komine Kabarondo. Uyu munsi wa none ni mu murenge wa Kabarondo, ariko ubu ni akarere kitwa Kayonza. Kera yitwaga komine Kabarondo, Tewavuka yitwaga komine Kabarondo. Ahavukira yavukiye muri komine Kabarondo, segiteri ntabwo nyibuka neza, gusa icyo nibuka uyu munsi wa none ni umurenge wa Kabarondo, akarere ka Kayonza, intara y'Iburasirazuba. Hanyuma uyu munsi rero Theo bose babireba akaba atuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi. Aho ngaho niho atuye, ari hafi yo kuri kaminuza yigenga ya Kigali iyo bakuze kwita ngo ni IRK. Hariya rero hafi niho Theo bose babireba atuye. Rero akaba afite umudamu basezeranye byemewe n'amategeko, akaba afite abana bari mu mashuri ya segonderi n'abakiri muri za primaire. Hanyuma ikindi nkuko mubizi Theo bose babireba ni umuntu ugira inshingano nyinshi cyane mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibyo byose rero Theo bose babireba akazifatanya no kujya kuririmbira Imana, no kujya gukora ibiterane, no kujya kuramya no guhimbaza Imana. Ibyo byose rero mu by'ukuri ni inshingano zitamworoheye. Rero icyo nshaka kuvuga ni igiki, ni ijambo rimwe Madame Mutescovia, mama urwa Gasabo yavuze, nanjye nje gushimangira, nanjye mpagararanye nawe, nanjye nishimiye ikiganiro yakoze. Ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru, Mutescovia Uwiteka guha umugisha, akongerere kurushaho. Ibyo wavuze ni ukuri kuzuye. Uyu mugabo Theo bose babireba ni umugabo
ubwo umudamu we yafatwaga n'uburwayi yari yagiye n'umudamu we yari yagiye iburasirazuba muri Kayonza ikabarondo nkuko twabivuze. Yari yagiye gusura famiye, nyuma muri uko kujya gusura famiye rero nibwo umudamu yaje gufatirwayo, afatwa n'indwara batabasha kumenya ngo ni iyihe ndwara yamufashe, bamujyana mu bitaro bya Rwinkwavu. Nyuma yaho rero bamujyana muri centre de santé ya Rwinkwavu. Bamaze kumujyana ni Rwinkwavu ni Kabarondo, hagati ya Rwinkwavu na Kabarondo. Gusa icyo nibuka cyo nuko bamujyanye mu bitaro bya Rwinkwavu, ubwo yaravuye muri centre de santé imwe, swati centre de santé ya Kabarondo cyangwa se centre de santé ya Rwinkwavu. Nyuma yaho ahita ajya mu bitaro bikuru bya Rwinkwavu hospital. Nyuma yaho rero Rwinkwavu hospital baje gusobanura Theo bose babireba, bamubwira uburwayi umudamu we afite cyangwa se arwaye. Bamusobanurira ko agomba kujya guca mu cyuma i Rwamagana. Bamucishiye mu cyuma i Rwinkwavu hospital. Uko mbyibuka neza twanaganiriye na Theo bose babireba, bitari rimwe bitari kuri kabiri ku Ikaze TV Rwanda, atubwira yuko basanze afite ikibazo cy'impyiko imwe yamaze kugira ikibazo ko hakeneye indi mpyiko iyisimbura. Hanyuma Theo bose babireba madamu wa Theo bahise bamuha transferi yo kujya mu bitaro bya Rwamagana hospital, kuko ariho bafite icyuma cyitwa dialyse, icyuma kimwongerera umwuka, icyuma kimwongerera ubuhumekero, dialyse. Hanyuma icyuma kimwongerera imbaraga, kimwongerera ubuzima, dialyse. Hanyuma rero biba ngombwa ko ndetse byaranageze naho babaga mu izosi, batobora mu izosi barahabaga, bamanuriye umuntu ze wa plastique ubasha kumanukiramo ndani mu nda kugira ngo umwuka ubashe kugenda ujye mu nda, cyangwa se umwuka umuti, ibintu nk'ibyo abaganga nibo babimenya neza cyane. Hanyuma baramubaga batobora hano kugira ngo umugozi cyangwa se umupira wa plastique umanukiremo, ufata kuri machine, umanukire mu izosi ujye mu nda. Hano babaze batoboye umupira ukamanukiramo ndani mu nda, ukagenda ugatanga umwuka, ugatanga ubuhumekero, amaraso, iziti, ibintu nk'ibyo. Ndabyibuka neza mu bitaro bya Rwamagana rero kuri dialyse niho hari dialyse. Ahani nanone dialyse iri ni muri Kigali. Hari ahani nanone hari dialyse hano Kimihurura munsi ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'ikigo cya Rwanda Revenue Authority. Yewe Theo bose babireba twajyanyeyo n'umudamu we, tumutwayeyo. Theo yaramujyanyeyo, tujyanayo, narahabonye. Nyuma yuko avuye Rwamagana aje muri Kigali, ko Rwamagana Theo byaramuhendaga kujya kureba umudamu Rwamagana ari kuri dialyse gusa nta yindi bitahabwa. So biba ngombwa rero yuko avi Rwamagana azi Kigali kuri dialyse kugira ngo azajya ajya kuri dialyse ku mwuka wa dialyse i Kigali. Hanyuma rero byarakomeje rero Theo bose babireba agira gutya, azana umugore i Kigali ku Gisozi nkuko yari yabisabye ibitaro bya Rwamagana, kubera yuko byamuhendaga byamugoraga, biza gutuma rero azana umudamu i Kigali. Ariko kumuzana i Kigali nuvuga ngo buri wa kabiri umudamu wa Theo bose babireba agomba kuba ari kuri dialyse. Nyina ngo ajyayo kabiri mu cyumweru, kuri dialyse ajyayo kabiri mu cyumweru. Nibidukundira turahamagara Theo bose babireba mu kiganiro, hanyuma agira ibyo dusobanurira. Kandi nimero muza gusanga ku kiganiro iraba ari ya Theo bose babireba, niyo nimero tuza gushyira kuri iki kiganiro. Wowe wamukenera, wakenera kumusapotinga, wakenera kumuha kugira icyo ukora, wamwishyura dialyse y'umunsi, wamwishyura dialyse 2, 3, 4, 5, 6, 7, ukwezi, amezi 2, 3, 4, 5, wabishobora
nawe Imana yaguha umugisha. Wabishobora nawe wazagira icyo ukorerwa, wabishobora hari iterambere nawe Imana yageza mu rugo rwawe, hari ubuzima nawe waba waratakaje Imana yashyira ku buzima bwawe. Dialyse rero Theo Bosebabireba umugore we hari umwana w'umukobwa tumuhaye ikaze hano mu rugo iwacu, yego. Hanyuma rero Theo Bosebabireba mu by'ukuri afite inshingano nyinshi zitamworoheye, afite abana mu mashuri, abana babyuka bajya ku ishuri, afite abana biga muri segonderi, afite umurwayi wa dialyse. Birakomeye cyane kugira ngo mu by'ukuri kubisobanura ni ibintu bitoroshye. Reka twumve Mutesi Scovia icyo yavuze. Yabahamije bapasiteri mukomeye mwese, yabahamagaye. Gusa nka Apotre Mignoni we ntabwo twamurenganya mu by'ukuri. Apotre Mignoni ntacyo Theo yamuburanye, mbizi neza ko Apotre Mignoni ntacyo atakoze, ntacyo atagerageje uko byasa kose. Twumva icyo Scovia Mutesi yavuze kuri Mama Urwa Gasabo TV. Twagiye bya biteleviziyo byo ku muhanda bamamarizaho bino biba kuri kaburimbo binini byita bate akita bose babiri televiziyo bose babiri. Aribajije ejo bundi ariko iyi televiziyo yitwa Bose Babireba nyiri iri zina yagiye arambwira ati ntiwamenya amakuru. ubu habuze umuntu w'umugabo cyangwa w'umukire ufite uburyo wanangishurira na dialyse z'amezi 2, ubu mwarayabuze. Uyu munsi ngira ngo habonetse ushobora kuba atanga impyiko habura uvura. Kuki umuntu ufite icyo yamariye abandi agomba kuzafashwa ari uko yicaye ku muhanda afite iki bavuga ngo ni mumfungurire? Nyakubahwa Minisita Sabe, umugore w'uyu mugabo bwe muri iki gihugu yarabafashije abaturage kuva ku rumogi, nubwo nawe yifashaga nk'igihugu cye. banyamadini yarazaga Abanyamadini akaririmba. bubaretse bo ndaje nkubwira ukuntu bano bantu bo mu minsi ya nyuma narimo kubakunda. Madamu Mignoni, Gitwaza, Bamasasu, Iza. Mwibuka aba bantu inshuro baririmbye mukabatiza mugaturisha bakaza kuririmba muri za fundraising mu kubaka insengero. Nyakubahwa Minisita w'ubuzima, turagusabye turatakambye abo bantu ko muri batatu nimuhurira kuri uyu muntu ntabwo ari bufate igiseke ngo hagare ku muhanda asabe, ariko kuko mwikunda uyu mugabo agiye gupfa nk'utarigeze agira icyamara. Ntabwo yabura. Ngewe nomero ye ndayifite nayisabye, sinigeze muhamagara kuko numva ntafite icyo kumubwira. Nyakubahwa Minisita Minisante nivuga ngo ntimuzi ndabaha nomero, ndashaka umuzi tumushake. Uyu muntu akeneye ubuvuzi bw'umufasha we, mudatuma Theo icyapa cya Sansenike kitubuza kujya ku Mana. Mu madini menshi yagaragaye afite abaturage benshi baze kumva ziriya ndirimbo ze. Mu giturage iyo bavuga ngo Theo Bosebabireba baraza kuririmba, babaga buzuye imisozi baririmba. Amadini yose kandi abasiramu bagaturika. Amadini yose kuko urumva yaririmbaga niba ngo nta kigeragezo kidashira, kandi nta muntu utuye muri iyi si utarigeze ikigeragezo. Gusa wenda buri umwe yakira ikiri ku rwego rwe. Aribajije ejo bundi umuntu twamuganiriyeho turebye iriya televiziyo, ariko iyi televiziyo yitwa Bose Babireba nyiri iri zina yagiye arambwira ati ntiwamenya amakuru nk'uyu. Ati umugabo ari habi mu mibereho. Umufasha we yarwaye impyiko, ubwo urumva ari kuri dialyse n'ibindi. Uwitwa Theo ngira ngo n'inkweto yambaraga yarazigurishije kugira ngo akomeze amuvuze. Mu by'ukuri buri iyo turwaje umuntu kugira ngo uvuga ngo n'ubundi ntazakira ngo urekere biragorana. Ashobora kuba na matera aryamaho yarayigurishije ngo avuze umuntu. Uyu munsi ngira ngo habonetse ushobora kuba atanga impyiko habura uvura kuko hari icyo asaba. Ariko ngewe nibajije mbere yuko tureba abandi, iyo abaturage barimo kubyina bari ku kibuga hahandi bishimye, mwebwe leta hari icyo biba bibamariye cyangwa ntacyo? Reka nsubirize leta. Niba gihari rero Minisante itanga ubuvuzi bwa bundi giha abaturage batishyuye, itanga ubufasha ite? Dushobora kureba urwaye indwara. Ibi nigeze kubivuga kwa runaka, bamwe bati urimo uranga ko abantu bamuha amafaranga, ariko narabazaga ni gute umuntu wavuye akavurira abantu imisozi yose, abana bavutse uyu munsi bakaba nabo bagiye kuba ba dogiteri, akaba agomba kuza kwerekana uko arwaye ngo bakunde bamufashe. Kanimba
kuki umuntu ufite icyo yamariye abandi wetagira uko agomba kuzafashwa ari uko yicaye ku muhanda afite ikiba avuga ngo nimumfungurire? kuki hatari uburyo? Nyakubahwa Minisita Sabe, hari ikigega se cyagomba ntabwo ari cyo kigega, hari uburyo leta ifasha abaturage. Icya mbere guhindura impyiko birakorwa Faisal cyane, sibyo? ntabwo bigisaba ko umuntu ajya mu buhinzi, ntabwo bisaba ko umuntu ajya mu buhinzi. Iyo ni intambwe ya mbere dukwiye kwishimira. Umugore w'uyu mugabo agwe muri iki gihugu yarabafashije abaturage kuva ku rumogi, nubwo nawe yifashaga nk'igihugu cye, ariko afite icyo yamariye iki gihugu. cyane Yagendanye yararirimbye za mayibobo ziva mu muhanda zireka kwiba no gutera abantu ibyuma, none agiye gupfa n'abana na nyina ashonje mu nzu. Koko banyamadini yarazaga abanyamadini akaririmba. bubaretse bo ndaje nkubwira ukuntu bano bantu bo mu minsi ya nyuma narimo kubakunda. turi mu minsi ya nyuma se nawe utangiye guhamya aba bapasiteri turacyari uza hano yaririmbaga ibiseke nako bazanaga inkangara, urayizi inkangara niyo baturagamo, batura bamena mu bindi. nanjye Ariko ndashaka kubaza mbere y'ibyo bakamuha byose, abo banyamadini bo hari icyo bakwiye gukora. Nyakubahwa Minisita w'ubuzima, turagusabye, ngewe uyu mugabo ejo umuntu yambwiye atyo, turatakambye, turahenzahenze, arimo bivuga njye ntabwo nabibonye. Njye ntabyo nabonye. iyo amarira yenda kuza Njye ntabyo nabonye. Uyu mugabo ni mumufashe, mumuvurize uyu mugore. Mu by'ukuri ko yabonye uhindura impyiko mwamurwanye, riyarize ko igiye kumwicana hano se ni kuko mbona afite abafana barutabara arusha Bruce Melody, ariko bose babireba cyangwa ugira ngo iriya minsi ya mbere bose babibyitegereza. indirimbo Uyu mugabo yararirimbye kandi yaririmbaga indirimbo zihwanye n'umubabaro w'abaturage, none bakavuga ngo Imana iratabaye abantu. Kandi koko usibye kubeshya, icyo gihe abantu bari bakeneye ubutabazi bw'Imana. yego cyane rwose. None Nyakubahwa Minisita na leta, murebe mwikabakabe, mukora iyo bwabaga mutera inzi ibipfunsi, muhindurire uyu mugore impyiko. Imana nimuhamagara tuzavuga tuti ibyo mwatangaga mwarabimuhaye, kuko umuntu agira umunsi wo kuvuka akagira n'uwo kugenda. Ebe mwikabakabe, mukora iyo bwabaga mutera inzi ibipfunsi, muhindurire uyu mugore impyiko. Imana nimuhamagara tuzavuga tuti ibyo mwatangaga mwarabimuhaye, kuko umuntu agira umunsi wo kuvuka akagira n'uwo kugenda. yego Hanyuma rero mwe banyamadini, ubu bagezeho se Madamu Mignone, Gitwaza, ba Masasu, ADPR yitwa ndaryo mugabo Izayi. Mwibuka aba bantu inshuro baririmbye mukabatiza mugaturisha bakaza kuririmba muri za fundraising mu kubaka insengero. Niba mutari n'abakozi b'Imana, ni mwiture amaboko umuntu yabahaye. Uyu mugabo abana be bakwiye kurara ubusa mu nzu, yararirimbye imisozi yose, mukaza mukabwiriza mufite abantu ibihumbi n'ibihumbi bibateze amatwi, tutitaye ko batuye cyangwa iyo batatuye. yabinjirije nibamuvungurireho basi. Ntabwo hano Wenda ashaka kuba yaragiye. turi ku isoko ry'imari n'imigabane ngo tuve ngo nibakoremo. Uyu muntu akwiye kuba aza kuri kamera, niba yarajeho koko akaza kurira ko umugore we n'abana bagiye kumupfana mu nzu, nayo ntazi niba ataragurisha iyo yari atunze ngo avuze umufasha we koko. Ubwo bavuze ngo ndahanura, ntabwo mpanura ngewe ndimo ndabwiza abantu ukuri. Ni mugabo koko bantu mwese mwigeze kumva indirimbo ze, nibura mwese buri rusengero pasiteri yikusanyije akavuga ati twabigenza dute, guhinduza impyiko nubwo bihenda mwabikora, ariko kuki abaturage ariko dukusanya amafaranga yo kuvuza uyu muntu afite icyo yafashije leta yarakoze. Kandi ko mwabaga mutamuhembye yazaga gukura abantu mu biyobyabwenge, ntabwo bamuhemba. kandi ko polisi ijya kubafata mu ihemba, kandi zijya esanse mwishyure indirimbo mu zose isoko. byonyine z'amakampeni zakoreshwagamo gusa indirimbo gusa, nawe wenda Rero mwa bantu, icya kabiri icyo kirarangiye. Abahanzi baririmba gospel cyangwa banaririmba bya bindi mu mazi y'inyanja, mwebwe nta buryo mwakwishakamo umuntu mukavuga mutari ku uwacu umuvandimwe habaye iki? Murinda habirene manajya wabo. Abo bantu ko muri batatu nimuhurira kuri uyu muntu, ntabwo ari bufate igiseke ngo uhagarare ku muhanda asabe. Ariko kuko mwikunda, uyu mugabo agiye gupfa nk'utarigeze agira icyo amara. ikibazo habura ufata intambwe ya mbere yo gufata izo nshingano. Umwana wawe wari wishwe n'agahinda ari bwiyahure, agobokwa nuko uyu mugabo aririmba areka kwimanika. Uyu munsi niwe ugutunze, ariko ntabwo mushobora kugira icyo mufasha.
w'abana be bagiye kugwa mu nzu n'inzara ibiga, umugore amufashe mu biganza ategereza amasaha yo kumupfiraho. Nk'abantu ngewe nagize igitekerezo sinzi niba ari byo, nomero ye ajya yitanga abajya mu biganiro. Ndabonye akantu ka video gatoya, uko biri kose ntabwo umuntu yashatse yayibura, ntabwo yabura. Ngewe nomero ye ndayifite, nayisabye, sinigeze muhamagara kuko numva ntafite icyo kumubwira. Ariko umuntu wumva afite icyo ashaka gufasha uyu mugabo, nyakubahwa minisante nivuga ngo ntimuzi, ndabaha nomero, ndashaka umuzi tumushake. Kuko ngewe ntabwo tuziranye, mubona nk'uko mureba iyi foto kuri screen. Uyu muntu akeneye ubuvuzi bw'umufasha we. Icyaka birakeneye ko abana be barya. Bahanzi bakirisitu ba pasiteri, uyu muntu ntabwo akwiye kuvuga ngo ese mana umuntu wagukoreye agakorera abantu birangira nuko bigenda. Mudatuma tewa b'icyapa cya Sansenike kitubuza kujya ku Mana no kuza mu nzu y'Imana, kuko nta cyiza yajya avuga ati nta cyiza nayiboneyemo. Iyo natunzwe n'abataragiye nako kuwa mbere ibyo nta kibazo. Kuwa mbere nta byaha biba bihari, marayika bagisinziriye wandika ibyaha. Uw'ibyaha kandi akorera ibumoso. Yes, ngayo nguko rero uyu yari Scovia Mutesi n'abanyamakuru bakorana kuri Mama Urwagasabo TV. Televiziyo yitwa Mama Urwagasabo iri oneya, wicaye muri sari wawe ushyiraho Mama Urwagasabo TV, aho waba uri hose, waba uri muri ofisi, televiziyo zo muri ofisi, televiziyo zo mu rugo, ushyireho Mama Urwagasabo TV. ni imwe mu mateleviziyo rero yemewe mu Rwanda, akurikiranwa kandi agira ibiganiro byiza kandi bicukumbuye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Amakuru, ibiganiro bitandukanye ni kuri Mama Urwagasabo. Yego, twagiye rero. Mu by'ukuri uyu mugabo Theo Bosebabireba ni umugabo wakoreye Imana, ni umugabo wafashije abantu, wafashije Abanyarwanda, afasha Abagande, afasha Abarundi, afasha Abatanzania, afasha Zambia, Mozambique, afasha Malawi, afasha, yaririmbye ahantu henshi hatandukanye, ariko Imana imukoresha ibikomeye ku buryo yagiye agira ibiterane birimo aho yafatanyaga ndetse n'umuhanzikazi w'Umutanzania witwa Roza Muhando, aze kudushakira mu biterane bikomeye cyane bifite abantu benshi. Gusa ntakiremo amavideo, amajwi ntatambuke y'indirimbo zakozwe batadukubita ntuze, ariko kandi aze gushyiramo imbaga z'abantu aho Theo Bosebabireba yajyaga aririmba. Hanyuma ikindi nababwira, Theo Bosebabireba ni umwe mu bantu mu by'ukuri wabwirije, wajyaga ahantu akura zamayibobo mu mihanda, abantu mbese babana bo mu mihanda benshi bitwaga zamayibobo, uyu munsi wa none bitwa abana bo ku mihanda. Ariko kandi Theo Bosebabireba ni umwe mu bantu bakoze ibintu bikomeye, bavuze ngo iyo bavuga ngo Theo Bosebabireba araza kuririmba mu rusengero rw'umuntu, abantu barakubitaga bakuzura, byavuzwe ku maradiyo n'amateleviziyo. Iyo bavuga ngo Theo Bosebabireba arajya kuririmba ahantu mu karere runaka ku kibuga runaka, abantu barakubitaga bakuzura, baje kuririmba kureba indirimbo za Theo Bosebabireba. Tuzashima Imana Bosebabireba, icyubahiro cyayo ukiyihe bakureba. Kubera iki? Uwo ni Theo Bosebabireba. Bavuze rero Mutesi Scovia yahamagaye Apotre Mignoni Alice Kabera ko yagira yaba umwe mu batanga umusanzu itorero rya Noble Family Church na Women Foundation. Ndibwira ko Mignoni ni inshuti cyane ya Theo Bosebabireba. Ibibazo nta kuntu Apotre Mignoni yaba atabizi. Ndabizi neza ko Apotre Mignoni ni umubyeyi, abo ntazi n'abandi, ariko kuri Mignoni nzi neza ko rwose Apotre Mignoni ni inyangamugayo, kandi na mbere yuko no kutamubwira uburwayi bwabyo, no kuba Theo yagira kwa Apotre Mignoni ubwabyo, no kuba Theo yahamagara Apotre Mignoni ubwabyo akamubwira ikibazo yahuye nacyo cyangwa akamwandikira. Apotre Mignoni ni umwe mu bantu nanjye nahamiriza, ni umwe mu bantu bakurikirana. Ushobora kumuhamagara nta kwitabe, ariko akandika message cyangwa WhatsApp, Apostle Mignoni asubiza igisubizo cy'icyo wamubajije, kandi akagisubiza neza, kandi ukanyurwa
uri mu murongo mwiza. Ibya Potere Gitwaza byo simbizi, ibya Potere Masasu nabyo simbizi, ibya Pasiteri Ndayizayiza muri ADEPR ari naho Theo bose babireba n'umudamu we basengera nabyo tugiye kubimenya. Tugiye kuvugisha public relation cyangwa se ushinzwe itangazamakuru rya ADEPR. Theo bose babireba tumuhamagare twumve ishusho. Alo Theo muraho neza? muraho neza Pastor. Ngwamagaye ndi mu kiganiro ku Ikaze TV Rwanda. Yego. Hari ikiganiro wakoze si kimwe si bibiri si bitatu utabaza uvuga ko umudamu wawe ameze nabi kubera ikibazo cy'impyiko, ariko cyane cyane ndibanda ku cyo wavuze ngo dialyse habuze umukire wanyishyurira dialyse ukwezi amezi 2 3 ibintu nk'ibyo. Uyu munsi wa none Mutesi Kovia mama urwa Gasabo yakoze ikiganiro kigizwe n'iminota 14 nakibonye, hanyuma aho yatabaje Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'amatorero n'amadini, avugamo Apotre Mignone aramuhamagara, avuga Apotre Mignone, avuga Apotre Masasu, avuga Apotre Gitwaza, hanyuma avuga umushumba wa ADEPR cyangwa se represent umuvugizi Ndayizeye Isayi, kugeza ubwo yavuze ngo abahanzi b'indirimbo za gospel, ubwo harimo Bambonyi, harimo Batase Titusi, harimo abahanzi b'indirimbo za gospel ni benshi, abo bose ba Dorcas na Vestina bamurinda habirende nka manager wabo n'abandi bose babahanzi b'indirimbo za gospel bose. Skovia yavuze ngo abo bantu bose habuze umuntu bafatanyije, habuze uwabasha kuba hafi ya Theo bose babireba y'umudamu we. Abana ntibarya, abana ntibiga, Theo bose babiri afite ikibazo cy'umudamu we kutavuzwa dialyse. Ibi byose ubundi ikibazo gihagaze gute? Ubwo duheruka gukorana ikiganiro nabivuze ko jewe ubwanjye wamujyanaga kuri dialyse Kimihurura munsi aho bitaga mu kiministeri kera inyuma ya Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga na Rwanda Revenue Authority. Ubundi uyu munsi wa none mama w'abana bimeze biti? Ikibazo rero mbajije ibintu byinshi, sinzi ko ntandi umuntu atarimo kwandika nimba ndi bubyibuke byose, ariko nanone amazina wavuze y'abantu nagiye nyumva ari amazina nzi ku buryo ndi buyibuke. Hanyuma wenda mu buryo navuga ngo buvunaguye kuko inkuru irambuye ni ndende cyane, nagusubiza nkubwira ko madamu ararwaye nk'uko mbivuga, ndetse maze igihe kuko ubu umwaka urarenze urarangiye kuko yafashwe ari mu kwa 9, ubu turi mu kwa 10 kandi yafashwe 2024. Hanyuma nkajya mbifata nkabipostinga nko kuri TikTok cyangwa kuri stati zanjye, barebwa n'abantu banzi ubundi nyine, ariko biza gukomera nabwo cyane. Wenda ibyo nabyo mbirenze, ikintu navuga kuri Mutesi Kovia mama urwa Gasabo ni nawe ndi buhereho. Navuga ngo ni umuntu wantunguye, atungura amarangamutima yanjye nkurikije ibintu yavuze. Mbere yo kuvuga abantu yavuze, ibintu yavuze we nk'umuntu nasanze nimba ari uwamuhitiyemo izina ngo mama urwa Gasabo, nasanze ari izina rimukwiye ku buryo nyine ni umubyeyi, nta mama utari umubyeyi. Yambereye umuntu wantunguye, njye ntabwo turahura, sindamubona imbona nkubone, muzi nk'umuntu n'ubundi ukorera ubuvugizi abantu, akagerageza kuba umunyamakuru mwiza. Nari nsanzwe nkurikira cyane nkakunda n'ibiganiro bye, ariko mu mutwe wanjye no mu bitekerezo yabaye undi muntu mushyashya, ku buryo Imana imfashe naza gukoresha wenda ayo marangamutima nkavuga ibintu biri burengere wenda imyumvire y'abantu. Hari abashumba yavuze mu mazina sindi bubasubiremo, numva wambereye umushumba kuruta bitwa abashumba. Hari abashumba yavuze mu mazina utari ariko busubiremo, numva harimo abo aruta yaruse kubera yamuvugiye ku buryo ari we wambera umushumba
bibaye ngombwa ko mpitamo muri bamwe ariko ntugire ngo ni bose. yego Nanone tugeze kuri Apotre Mignone numvisha akavideo ni nawe yahereyeho. nabivuze navuze ko Mignone munaziranye. Muri ubu burwayi uwo mubyeyi nawe yambereye umumama mwiza, umwapotre mwiza, ambera umushumba, ambera umuntu wa muntu gutumaho. Byo ni ibintu ariko mu bashumba yavuze na Apotre Mignone wenyine navuga ngo muri ubu burwayi arabuzi yagize icyo akora. Abandi basigaye nta kindi nabavugaho. Nta n'uwigeze ambaza amakuru, nta n'uwo batumye, sinzi nimba n'ibyo bintu barabimenye, sinzi nimba wenda binabareba, ariko ubwo uwo bireba n'uwagize icyo akora, utaragize icyo akora nyine urumva wenda nimba atari ukwirengagiza ntago yabihaye umwanya we. Njye rero navuga ngo ndashimira Mutesi Scovia na Apotre Mignone nubwo yamuzanyemo. Mignone rwose nta rubanza kuri jye, ariko abasigaye bibaye nyine byarabarebaga nubwo ntazi nimba bibareba. Nimba bibareba ubwo baba wenda batarabimenye, ariko jyewe navuga ngo Scovia yaba bandutse. Ariko mwo bitareba je ntabwo ndimo. Ariko nawe ntiyakuvuze. Ntabwo yamvuze. Ntabwo yakuvuze. Umva ikindi, tugiye ku bintu bijyanye n'abahanzi cyangwa abaririmbyi, ni ukuri hari abaririmbyi bamfashije. Yego. Sindi buvuge benshi, ariko harimo abaririmbyi ba gospel banansuye mu rugo, nk'umuhanzi witwa Tonzi yaraje iwanjye mu rugo. Yego. Hari n'undi, hari igihe uhita wibagirwa amazina y'abakugezeho, ariko mu mazina akomeye Israel Mbonyi yarahageze. njyewe nari ntangiye kuvuga ngo mu mazina akomeye uwahageze cyangwa wagize icyamaka n'abimbwira ni Tonzi wenyine. Ni Tonzi wenyine rwose. Abandi wenda baransengeye, abandi wenda banyifurije ko umudamu yakira, cyangwa se babikoze mu ibanga sinabimenya, ariko simba nshaka ngo tuvuge ngo izina runaka, kubera yuko gutanga no gushyigikira ni umutima w'umuntu. Umuntu mu gihe yumva ibintu bye ntacyo yaguhaho, si ngombwa ko ujya kumuhatiriza, byaba ari nko kumucumuza. Umuntu aho uwo ashaka akanakunda uwo ashaka, akanereka urukundo uwo ashaka. Ni nayo mpamvu wabonye nkora ikiganiro ndarira, hari umupasiteri nari buvuga izina wamamagaye, umwe arambwira ngo ibyo wirirwa uvuga ngo urasaba amafaranga ngo umudamu akire, ngo itegure gupfakara. Ngo witegure gupfakara. Ari n'umubishop ahubwo, nta nubwo ari umupasiteri, ni bishop. Afite urusengero rurakora se? Rurakora byanga bikunda. Abimbwira rwose, nyuma yabyo nigeze ampa n'igihumbi wenda ati nimba ugiye gupfakara wenda buri isukari y'imfubyi. Kada. Ubwo rero njyewe nanjye nabizi gufasha baragupfakaza. Na kera utagira ngo ni vuba. Hanyuma undi muntu nawe arampamagara w'umukozi w'Imana ntavuga, ariko baba ari abantu bo mu rusengero b'imbere mu matorero n'amadini. Arambwira ntangazwa n'ukuntu ngo utagira isoni, ngo witwa bose babireba ngo ukajya imbere y'abantu ngo ugasaba ko. Ambwira ibintu byinshi nawe, kandi ntiyigeze ansura, ntiyigeze antumaho. Wenyine ngo umwuka w'Imana wamuhase ngo kumpugura ngo nindeke gusaba. Nta n'icyo yampaye, ngo mubona asabye we ntiyanampaye wenda ngo avuge ati narambiwe kuguha. Yego. Wenda ndumva ungerageje, waravuga ati wabyihorera, ukumva nyine ni imyumvire imeze nk'aho ari imyumvire ye, atari imyumvire y'abantu bose. Kuko njyewe nimba navuze ibi bintu, nabonye urukundo rw'abantu, nabonye ko Scovia nkunda ataranambona. Urumva amaradiyo yabivuze, za Kiss FM, numvisha abantu bampamagara ngo Kiss FM tubwiye ko rwaje umugore, ngo wihangane. Umuntu akanaguha iyo mesaje ati ningira icyo mbona nzaguha. Abakozi bo mu rugo bakaguhamagara, ukumva umuntu arakubwiye ngo njyewe ngo ndi umukozi wo mu rugo, ngo ariko ngo nkoherereje ngo iki gihumbi, ngo na buri kwezi nzajya nshaka ikindi kintu, ngo nzajya ngo nshaka ikintu nguha n'impembwa. Ari umukozi wo mu rugo. Ukumva nyine hari abantu bafite urukundo ariko badafite ibyo batanga. Yego. Navuga ngo rero wenda kuko turi mu kiganiro,
utaza nyine kumvisha ibintu byinshi ariko ndumva ntarengereye mu nda nanjye kuvuga ukuri njye nasubiramo ngashimira Sikovia Mutesi nkahita nshimira n'umuntu w'umunyamakuru yego witwa Anita Pendo aha nari nazumva iki kiganiro Anita Pendo ndamushimiye yego yaba yampamagaye akampumuriza yaba yanyandikiye message ndamushimiye kubera ko ari mu bantu ibi bintu nyine ari mu bantu nabonye ko nabo nyine urumva nimba nshimiye umunyamakuru urumva nyine mba ndi gushimira ibyamamare ubwo ari uwo ntari buvuge n'uwo ngitegereje wenda ko nagira icyo akora nzavuga natagikora ngaceceka hari n'igihe umuntu rego uvuga ngo bimeze gute wenda nawe yifitiye ibyo bibazo atavuze njyewe nuko ibyanjye mbivuga ariko ntiwamenya impamvu z'abantu nabo baba bafite ibyabo bibazo murakoze cyane abantu bo mu ikaze buretse gato hasigaye ibintu oya ndumva ngiye buretse gatoya ugiye kuninza buretse gato yahamagariye Pastor Ndayizeye Isayi nk'umushumba w'itorero rya ADPR ni naryo ubarizwamo ndetse n'umudamu wawe niho abarizwa mwese mubarizwa mu itorero rya ADPR Sheri niba atari Gatenga ibintu nk'ibi oya ni Kicukiro Sheri kuri paruwasi Kicukiro Sheri kuri paruwasi ijambo umuntu yakubaza ngo ko yahamagaye umuvugizi wa ADPR ubwo ni ADPR muri rusange itorero rya ADPR ryaba ryarikoze byibuza bakavuga bati tuje kugusura hari ikintu kimwe rero ndi bukubwire yego ikintu cya mbere itorero nsengeramo mbarizwamo nk'umukristo waryo ryitwa Kicukiro Sheri yego iryo ni itorero ryifashe bafata umwanya wabo begeranya amafaranga si ngombwa kuyavuga kuko ubu burwayi bwatwaye amafaranga menshi baraza nk'umudugudu baransura rwose itorero ryaransuye itorero rya ADPR nta kibazo dufitanye niyo batari kuba baransuye ntabwo nari kuba mvuga ngo dufitanye ikibazo kuko gusura umuntu ni uburenganzira bwawe si itegeko yego ariko baransuye mwarimu Shyaka witwa Vestine n'abandi bakristo benshi baransura baraza ari timu nini cyane bampa envelope rwose namaze iminsi ntanga amafaranga y'itorero ntabwo rero itorero dufitanye ikibazo ikindi korode nanone nakubwira usibye ko nyine biba byabaye binini wenda bakabirebera mu bunini bw'ubuyobozi ariko hari n'abakristo bo muri ADPR nzi ko ari abaho n'imidugudu basengeraho nyizi bampamagara bakampa amafaranga wenda keretse niba mushaka ko Isayi yakora ikintu cye bwite nk'umuntu ariko atari itorero atari itorero oya itorero rye nta rubanza ariko wenda nimba mubona nk'umuntu urihagarariye umuntu urivugira umuntu nyine umuntu wese yakumva ko ari umuntu munini ndetse niba mushaka ko hari ikintu yakora nkawe nk'umutima we ariko bigiye mu rwego rw'itorero ahagarariye njye ntabwo naba ndifite nk'urubanza kuko itorero ryaransuye n'ubu hari nk'abantu ejo babyumvishe baranambwira bati tuzaza mu rugo na mbere y'uko nkora ikiganiro hari n'abandi bari bansuye bava mu itorero nta kibazo dufitanye riryombamo keretse abenda batabizi kuko ntabwo umuntu ibyo akoze ubivuga ubu burwayi butwara amafaranga menshi maze gutanga miliyoni zirenga 10 na zingahe ADPR ifitemo akaboko katari gato mu bakristo banyikundira no ku itorero ryanjye wenda no mu bantu batambwira bari bo haba harimo abakristo bacu nkuko nzi ko hari n'abasilamu bamfashije hari abakatolika bamfashije n'ibintu rwose bimeze neza umuntu yavuga ngo waravuze uti ubu habuze umuntu w'umukire Imana yagiriye neza wanyishyurira dialyse igihe runaka uzi impamvu se koro dewe impamvu mbikubwira ibintu ubuvuzi mvuza burahenze cyane twihuse dialyse ni ijambo nyakubahwa minisitiri w'ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yigeze atangaza ko mu buvuzi bwongerewe muri mituweli do sante harimo na dialyse ntabwo iratangira ku buryo ikibazo cya dialyse ku mugore wa bose babiri cyajyana na mituweli ko minisitiri w'ubuzima yigeze atangaza ko byagomba gutangira mu kwezi kwa 7 tukaba tugeze mu kwezi kwa 10 ibyo bintu nanjye narabyumvishe nkoma amashyi
iyo mu ntoki nayo mu mutima mvuga nti ndaruhutse nta n'umuntu nzongera kugora nanjye bigiye kunyorohera nkomeze wenda nkurikirana iby'umuryango dufite umuryango utari muto cyane cyane nk'abana bari mu mashuri njye nibo bampangayikisha ariko kugeza ubu mituweli ntabwo birakunda nimba byarakunze ubwo aho nkorera ntibirahagera kuko tubaza buri munsi bakatubwira ngo ntibirajya muri sisiteme kandi ubwo urumva bavuze sisiteme wumva ko utagomba guforusa kuko nta mpamvu nimba barabyongeyemo bitari bisanzwe wenda nyine baracyabyongeramo n'ubu rega ntabwo wenda biba binoroshye ubuse wamenya ari ibiki ubutumwa utanga ni ubuhe Scovia yavuzemo Apotre Gitwaza avugamo Apotre Masasu n'abandi ubwo n'abangirikani bose babarimo ahantu wagiye kubwiriza ubutumwa ndetse ukura abana bamwe mu mihanda banywagura urumogi n'ibiki byose ibyo yabibwiye Minisitiri w'Ubuzima mu kiganiro yabivuze Scovia kandi twese niko tubizi niko tubyemera wowe uyu munsi wa none ushingiye ku murimo w'Imana wakoze mu turere dutandukanye ku masitade atandukanye isi yose mu bihugu bitandukanye uyu munsi wa none isengesho ufite wibutsa Imana ni irihe mu ndirimbo ni iyihe ndirimbo waba wararirimbye ikakwibutsa ibihe ugezemo hanyuma hari ijambo murimo gukoresha wenda ngewe ntashyigikira ngo rikomeze gukoreshwa ijambo rivuga ngo wahoze ngo wigeze kubera ko nzi neza ko n'ubu tuvugana ibyo nakoraga kera ndacyabikora ariko twe tuzi turavuga ibyo wakoze warakoze ariko nimba ari ukuvuga ngo kwamagana ibiyobyabwenge nta mwaka uncika ntabyamaganye kuko mbyanga kubi ibyo nibyo tuvuga nimba uvuze ngo ibikorwa wenda tuvuge by'igihugu ibintu biteza imbere cyangwa bikangurira abantu n'ibyo biterane ndabikora n'ubu ndacyabikora ndi no mu ba mbere rwose babikora kandi nkabona ko byagenze neza ahubwo navuga ngo ikintu nakongera kuko uvuze ngo hari ukuntu ubuzanyemo akantu nkumva ngize nk'umunyapolitike kandi ndi umukirisitu kameze gate nyine iyo uvuga ngo ibikorwa wakoze ngo hanyuma ngo bakabibwira minisitiri bivuze minisitiri njyewe nditinyira ntabwo nzi ibyaba minisitiri neza Scovia yahamagariye Minisitiri w'Ubuzima yego ko umugore wawe adakwiye gupfira muri iki gihugu uri umunyarwandakazi kandi hari ibikorwa wagiye ukora gukura abana mu mihanda abanywa ibiyobyabwenge bakabivamo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi wafashije igihugu nubwo nawe wifashaga nk'umunyarwanda hanyuma uyu munsi wa none nyakubahwa Minisitiri Sabin Nsanzimana reka tuvuge tuti aramutse aguye ku Ikaze TV Rwanda kuri iki kiganiro minisiteri cyangwa se leta wayisaba iki rero kankubwire bibaye ngombwa ntabwo imyaka mfite ntabwo wambwira nimba narasabye ubuvuzi hanyuma ukaza n'ushinzwe ubuvuzi namusaba kuvuzwa cyangwa kuvurizwa nyine abaye abishoboye nk'uko muvuga ko abishoboye ikintu afashe nyine ni uko uburyo bwabaho bwose bwatuma mbona ubuvuzi kuko bishaka kumera nk'ibinanira hanyuma nyine nimba bashobora gufasha uwananiwe ari umuntu wabo nkaba ndi umuntu wabo kuko ariko mbifata ndi umuntu w'igihugu reka mbivuge gutyo namusaba nyine ko umudamu wanjye yabona ubuvuzi hanyuma bikatworohera umuryango ugakomeza kubaho neza kuko mba mbona ko hari ibintu bitangiye kutagenda neza mu muryango yego nimero yawe ya telefone ukoresha muri mobile money ni iyihe kugira ngo iki kiganiro ubwo kiza kuba kigiyeho mu kanya tuze kwishyira muri komanteri ndetse no hejuru niyihe nimero ukoresha ashobora kuboneka umuntu utarubizi akagwa kuri iki kiganiro hanyuma n'ijwi rya Scovia narishyizemo ahamagarira bamwe mu nzego z'ubuyobozi ndetse n'amadini n'amatorero abashumba batandukanye avuga ati Theo nuwo gufashwa kubera yuko umugore we ntabwo twazumva umugore we yapfuye ngo twishime kandi abari kumufasha bari bafite ubushobozi nimero ya telefone ni iyihe nibwira ko tuvuganye kuri telefone ariko nifuza ko tuzanabona n'amaso mu yandi urakoze cyane nimero yanjye ya telefone nkoresha mbere yo kuyitanga reka nkubwire ko ibyo uvuze ngo hari igihe umuntu yabyumva
nagira mubwire ko hari n'abantu bari kubyumva bakavuga ngo ni ubwa mbere babyumvishe ntabyo bari bazi. Niyo mpamvu gukora ubuvugizi ari ngombwa. yego Bibaze kuba hari umuntu umpamagara ati ntabyo narinzi ati ibyo byabaye ryari, none hari n'umuntu dusanzwe tuziranye wenda ariko tutavugana kenshi, hakaba hashize umwaka atazi ko nagize icyo kibazo. Rero njyewe navuga ngo abantu babyumva bwa mbere barahari rwose, bari bubyumve, batabyumvishe no kwa Sikovia, batabyumvishe kuri channel yanjye n'ahandi, bagiye kubyumvira ku ikaze. utaratanga nimero ya telefone dialyse imwe iyagiyeho dialyse rimwe nangahe? Dialyse rero iyo ubarira dialyse ubarayo wishyura, yego ukabara nayo urugendo rujyayo, ariko nshizemo nk'imiti aba ari bumwe ku munsi ategetswe. ubwo naba bibaye dialyse n'ibiyikomokaho ku munsi. Nuvuga ngo mu cyumweru iyo umutwaye kabiri umunsi umwe, iminsi ibiri mu cyumweru cyangwa se umunsi umwe nangahe bigutwara ngahe kuri dialyse? umunsi umwe ufunze byagenze neza bamuteye, kuko hari urushinge bamutera rwongera amaraso, habamo inshuro bamusuzuma bakamukorera ngo ajya ndamenya ari ibiki nyine kureba uko ahagaze. yego niyo ngo hariho dialyse rimwe mu kwezi ibaho, igatwara amafaranga arenga 130. yego hakabaho n'igihe itwara 100 gusa. ariko ubwijana gusa haba hatarimo transport n'imiti, n'ubundi bihora bizamuka hejuru y'ijana. hari n'igihe iyo hajemo n'iyo ngiyo yo kumusuzuma rimwe mu kwezi bishobora kugera no mu 5 ari inshuro imwe, ariko ubundi bikajya munsi, ntibijya bijya munsi y'ijana. ni ukuvuga ngo kandi dialyse ubundi ikenewe ni 3 mu cyumweru, utanga ayo ngayo uko ugiyeyo. 3 mu cyumweru, 100 cyangwa 120 ingahe? hanyuma rero iyo nayabuze, kuko njya nyabura, hari igihe musibya, yego ntagiyeyo nkamugana ntayahari, cyangwa nkabona umwenda wabaye mwinshi, ibyo bintu nkabyimenyera njyenyine nkarwana nk'umugabo nta kuntu nagira. nuko abantu nyine agaho kari ku wundi ngo kaba gahandurika neza, ariko ndarwana, ariko nkabona nyine biraburamo. ku rwego rwanjye hari uwaba afite iki kibazo ntagire n'uwo akibwira kuko ashoboye kugikemura, ariko agenda arwana nkabona birimo birashaka kwanga tu. nkahita mvuga nti reka mbwira abanyarwanda ni inshuti zanjye, abanyarwanda ni inshuti z'Imana, bakunda abantu abafite ubumuntu bamfasha. yego urakoze. telefone yawe nimero niyo yari isigaye. telefone dushobora gushyira muri komanteri no hejuru aho bakayibona, yo mu mazina ya Uwiringiyimana Theogene. nimero yanjye ni 0782 62 69 78. ibaruye kuri ayo mazina uvuze ya Uwiringiyimana Theogene. tukwifurize. hariho dialyse rimwe mu kwezi ibaho, igatwara amafaranga arenga 130. yego hakabaho n'igihe itwara 100 gusa. ariko ubwijana gusa haba hatarimo transport n'imiti, n'ubundi bihora bizamuka hejuru y'ijana. hari n'igihe iyo hajemo n'iyo ngiyo yo kumusuzuma rimwe mu kwezi bishobora kugera no mu 5 ari inshuro imwe, ariko ubundi bikajya munsi, ntibijya bijya munsi y'ijana. ni ukuvuga ngo kandi dialyse ubundi ikenewe ni 3 mu cyumweru, utanga ayo ngayo uko ugiyeyo. 3 mu cyumweru, 100 cyangwa 120 ingahe? hanyuma rero iyo nayabuze, kuko njya nyabura, hari igihe musibya, yego ntagiyeyo nkamugana ntayahari, cyangwa nkabona umwenda wabaye mwinshi, ibyo bintu nkabyimenyera njyenyine nkarwana nk'umugabo nta kuntu nagira. nuko abantu nyine agaho kari ku wundi ngo kaba gahandurika neza, ariko ndarwana, ariko nkabona nyine biraburamo. ku rwego rwanjye hari uwaba afite iki kibazo ntagire n'uwo akibwira kuko ashoboye kugikemura, ariko agenda arwana nkabona birimo birashaka kwanga tu. nkahita mvuga nti reka mbwira abanyarwanda ni inshuti zanjye, abanyarwanda ni inshuti z'Imana, bakunda abantu abafite ubumuntu bamfasha. yego urakoze. telefone nimero niyo yawe yari isigaye. telefone dushobora gushyira muri komanteri no hejuru aho bakayibona, yo mu mazina ya Uwiringiyimana Theogene. nimero yanjye ni 0782
62 69 78 ibaruye kuri ayo mazina uvuze ya Uwiringiyimana Theogene. tukwifurize kurwaza ubukira uwiteka akora igitangaza kandi umunsi nyirizina Imana niyo itabara kuruta uko abantu batabara kandi uw'Imana ikoze ku mutima akora yihuse kuko aba bihaswe n'Imana. Rero dushishikarize buri muntu wese ubibira abandi azabibirwa, uvomera abandi nawe azavomererwa, akaboko gatanga niko kazakira. Yesu yaravuze ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Rero tugire icyo twakora kuri Theo bose babireba kugira ngo turebe umudamu we uko bigenda kandi ubutabazi bw'Imana n'ubuvuzi bw'igihugu twizera yuko 100% Imana ifite PS. Theo tugushimire cyane kandi ukomere wihangane. Murakoze cyane nubwo wantunguye utanteguje. Ntabwo nagutegura gusa naguteguza ni kuri kamera twaba twicaranye se. Uwiteka kurinde kandi ukomeze kwihangana urwaza ubukira kandi nizera ko abadukurikiye bose n'abantu bafite ubumuntu n'abantu bafite umutima mwiza dutekereza nubwo Yesu yaravuze ngo muraboneye ariko si mwese turaboneye ariko si twese ariko zineza ko hari ab'Imana yahaye umugisha yakoze ku mutima irabatunganya. Uwiteka abamwenyurire nabo bagire icyo bakora uvuze umudamu. Ndagushimiye cyane. Urakoze cyane koro Imana iguhe umugisha. Ariko nawe nyine ugira icyo ukora ibintu byakaze. Ni nawe ugira icyo ukora ibintu birakaze. Oya si ubwa mbere mbikora si ubwa kabiri mbikora. Uwiteka icyo yemeje kuri telefone nicyo uri bubone. Urakoze cyane. Yes, ngayo nguko rero uyu ni Uwiringiyimana Theogene bose babireba. Mu by'ukuri rero mbabwire ngo ntabwo byoroshye kandi Imana ifite inzira zirenga igihumbi. Buri muntu wese rero mu mwanya we nyamuneka abwejejwe. Buri muntu wese mu itorero hari igitabo kinini kivuga ngo buri muntu wese mu itorero abwejejwe muri ryo. Nyamuneka rero wa igihumbi cyawe 500 yawe hari n'abohereza Theo ngo ibiceri by'ijana nabyo bibasha kugenda. Yes, ngayo nguko rero icyo umuntu afite cyose, icyo ufite cy'ubufasha, ubugwaneza bwawe, icyo wakora cyose Imana yaguha umugisha. Kuri nimero ya Theo bose babireba yayiduhaye turaza kuyishyira mu kiganiro, turayishyira munsi ya titre y'ikiganiro, turayishyira kuri titre y'ikiganiro ndetse no muri message muraza kuyisangamo. Mwese mbabwire ngo ndabashimiye cyane. Amahoro n'amahirwe akomeze kubana buri muntu wese. Ineza y'Imana ikomeze kubamurikira kandi tuzi neza ko kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Mbashimire cyane rero. Wowe urubuga turashyiraho, urubuga turarushyira munsi aha ngaha, urubuga turaza kurushyiraho, dushyiraho na nimero ya Uwiringiyimana Theogene, turashyiraho urubuga buri muntu wese aza kwisangamo. Wowe ufite icyo wakora Uwiteka akumwenyurire kandi tuzi neza ko Imana ishobora byose. Ndabashimiye cyane rero. Yari Pastor Claude Niyonzima kubw'Ikaze TV Rwanda. Nyamuneka tujye icyo dukora. Hari igihe twakoze ubuvugizi kuri Tisiye, nawe ni umukozi w'Imana mu itorero rya ADPR CGM. Tisiye rero yararwaniye muri Faisal, yari yarakoze impanuka kandi byagenze neza. Sabe Waisimbi TV yakoreye ubuvugizi abantu benshi batandukanye harimo na Dr. Vesa Kanimba, byaje kugenda neza. Hanyuma Imana ikora igitangaza, si Sabe gusa, hari n'abandi benshi Sabe yakoreye ubuvugizi biza kugenda neza cyane. Ndabashimiye cyane. Nyamuneka twese tutaba tunezerewe, turya turyama duhumeka umwuka w'abazima. Hanyuma jewe nirirwa kwa muganga, nanjye rwaje umusaza mu bitaro. Ndabizi neza data wacu ari mu bitaro, niwe mubyeyi nsigaranye wenyine. Ni data wacu yaratuye mu karere ka Nyanza ari mu bitaro. Ndabizi neza rero amaze ibyumweru 3 ibintu byo kwa muganga agenda bizi, imiti bihenze, no kuyigura hanze, no kugira gute, ibyo byose ndabyumva.
kuri Theo bose babireba rero ndabyumva neza cyane. Nyamuneka mituweli do sante turayikoresha, ariko kandi ntabwo itwishyurira imiti yose 100%. Hariyo bakwandikira ukajya gushaka hanze ukamangamanga, utaba ufite amafaranga uramangamanga neza. Hari nabo usanga mu bitaro za ordonnance bazisegura kubera ko babuze ubushobozi bwo kugura imiti yo kwavura. Kubera iki? Ibyo byose rero mbabwire ngo nyamuneka dukore ibishoboka byose. Icyo ufite uba ari cyo utanga, icyo ufite uvomera abandi nawe azavomererwa, ubibira abandi nawe azabibirwa. Akaboko gatanga niko kazakira, kazaramburirwa. Gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Ayo ni amagambo Yesu nawe yavuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo na Mariko na Luka na Yohana, ndetse na Paulo nawe yagiye abigarukaho. Hanyuma mbese tureke umugore wa Theo bose babireba apfe, cyangwa se tumukurikirane avuzwe akire, hanyuma umunsi umwe tuzamubone kuri kamera ashima Imana? Ese tureke umugore wa Theo bose babireba apfe cyangwa tumukurikirane? Bamwe muzumva nimwumva inkuru ngo umugore wa Theo bose babireba arapfuye bizabashimisha. Ntabwo byadushimisha, ntabwo ari byo kwishimira. Ariko kandi mbabwire ngo nyamuneka dukore ibishoboka byose. Umugore w'umuvandimwe, abahanzi mwese muhamagariwe gufasha mwene wanyu w'umuhanzi muri gospel, abakozi b'Imana mutandukanye, abakristo, abacuruzi mwese. Nawe utajya mu rusengero gusenge ariko wambaye umubiri urahinduka. Umubiri ni ubusa, umubiri guhinduka mu kanya gatoya. Rero buri muntu wese wambaye umubiri, nyamuneka Uwiteka agira icyo akora, agire tukoresha. Kandi dufite ubuyobozi bwiza, leta yacu ni nziza, twizera yuko nayo ikurikiranira hafi ibiganiro dukora. Nyamuneka mwese turabashimiye rero. Ubuvuzi bwacu turabwishimira bw'ibanze, haba mu bw'ibanze, haba mu bw'amahopitari, Minisiteri y'Ubuzima tuzi neza ko idukurikirana umunsi ku wundi. Rero banyakubahwa, banyakugira Imana mwese, Theo bose babireba umugore we ni uwo gutabarwa, ni uwo gufashwa. Hanyuma ibisigaye tumufashe muri iyi si, nagera mu ijuru azirwariza. Ndabashimiye cyane rero, amahoro n'amahirwe akomeze kubana namwe mwese. Nakagaruka.